iri kiracana cyane ko ku mbuga ngurukanabumenyi ivuga iby'ubukwe bwa Église ku isengero rya Pentecôte Ntahangwa. Abaduhaye amakuru batumenyesheje yuko intandaro yo gusubira k'urwo rubanza yavuye yuko umukobwa yariteguye urwo rubanza yagiye kuramutsa umuhungu bahora bakundana bararyamana. Twamenyesha kandi ko no mu ntara ya Gitega haheruka kusiba urundi rubanza rw'ubugeni biturutse ku mukobwa yagiye kuramutsa umuhungu bari bakundana imbere yo kubugeni biga. Nihanganishije famiye y'umukobwa cyane ndetse nanihanganisha famiye y'umuhungu cyane, ariko cyane abakobwa nibo baba muri riske par rapport y'abahungu. Ariko ntabwo nabura kugaya umushumbu yoboye misiyoni ya Ntahangwa, Pastoral wari gusezeranya bano bageni. Mpamenya ko umukobwa ubwo aremera ko yasambanye, umuhungu aremera ko yasambanye, ariko mwe icyemezo mwafashe kiragayitse kumva ubukwe buzaba samedi n'ejo. Ubukwe buzaba mugahita muvuga ngo kuva mwasambanye ngo burapfuye. Excuse me. Yesu yaravuze ngo intama ivunitse bayishyire ku bitugu. Jewe hano hantu ndazi ko benshi mugiye gukomatinga comment zitandukanye, bamwe bati uvuze neza abandi batuvuze nabi, ariko untega ugutwi. Message shikiriza hano aba bashumba na abagome nukuri n'Imana izabiba. Ntabwo mwe muragiriye Yesu, muragiriye Satani. None niba umuntu yari umuririmbyi, ise w'umukobwa akaba umudiyakoni, nyina w'umuhungu akaba umukristo usanzwe atonda, aba bose batangaga ikira cumu uko bikwiye, batondaga mu ishengero uko bikwiye, muri korari batondaga uko bikwiye. Decision n'umwanzuro ni mwibaza imiryango yose mwebwe musutsemo abadayimoni. Hano ikintu cyari kwihutirwa, uregwa icyaha aracyemera, uwacumuye yaremera ko yacumuye. Excuse me, izindi ntambara niziki? Kubera iki hatagenda umushumba ngo mwihanishe amusengere, narangiza kumusengere amubwira ati mu mategeko ya Mose ntabwo twemera ko abantu basambana, n'isezerano rishya ntitwemera ko abantu basambana, ariko nk'urugingo rw'itorero, nk'urugingo rw'ishengero, ntabwo dusiziyo n'umwanzuro wa nyuma ku bantu bamaze kunyura mu ikomine, ku bantu mwamaze kwerekana ishuri renze imwe nk'umugore n'umugabo, hashigaje kubambikana impeta gusa. Jesi numva hano ahantu ishengero iri bwungukire, muhambwire muri comment ahantu turi bwungukire. Ndi umupantekote, duhagaritse ubukwe buri minsi 2 ngo bube, abantu barashigishe, abantu batanga invitation, abantu barategura byose, ubukwe hashigaje iminsi 2 ngo bube, turabahagaritse. Ni mumbwira ahantu itorero riri bwungukire cyangwa ishengero Ntahangwa iri bwungukire. Nimvuga ibi urumva na Gitega yarabikoze, Pentecôte ya Gitega no mu Rwanda njya mbona babikora bamwe na bamwe, ariko igihugu cyakweho igihano cy'urupfu. Yesu akuraho igihano cy'urupfu, aravuga tutarabikoza muteri ibuye arabura. Bwana Pastor cyangwa nyakubahwa Pastor, kweri urahamanya n'umwuka wera ko uburyo bwo gukemura ikibazo cy'abasambanye, umugore n'umugabo bendaga kubana bagasambana, uburyo bwiza bwo kubukemura ngira ngo hano Yesu yahomba byinshi kuruta uko none se ubundi naza muzamuca amafaranga. Ubukwe burapfuye sava, ubukwe buraheze, biribagiranye, nta nuri bubashingire. Cyakora nabo n'abana ubundi babagiye kureba iyindi shengero cyangwa irindi torero rikabasezeranya, cyangwa undi mupasitoro akabasezeranya, bigahera bakajya kubana nk'umugore n'umugabo. Mugabo bo bemeye ibyo mwabakatiye, ubundi nibaza bavuye mu gihano muzabaca amafaranga, bazaba barakishijwe. Iki cyaha Imana izaba yaragikuye muri seve. Iki cyaha bakoze ubundi bwo uretse ko ibyaha bitwikirwa ubabariwe bibirongo hejuru y'imbabazi nta rundi rubanza. None se niba pastor Imana yaramuhaye imbabazi, bakemera icyaha bakagusaba imbabazi bakihana, umukobwa agapfuka amati mbabarira imiryango nta jambo fise,
umuhungu agapfukama ati turakwinginze ukanga kugira imbabazi, ubundi bwo nibaza bazakora iki? Niba nta bundi bugome bwihishe inyuma buba mu mitima y'abantu, kuko kwihana. Martin Luther waharaniye ubwigenge bw'abaporo, wagwanyije ibyitwa indirijase, yemeje neza ko ibyaha batabigura amafaranga. Nta muntu utanga amafaranga ngo ababarirwe ibyaha. Ni icyaha nuko kubabarirwa no kwihana. Mu ndimi zose, pardon, nihurumiye, unisame, excuse me, pardonnez-moi. Imana imbabarire bene data, nagize intege nke, Satani aramboha, narasambanye. Point enter. Nta bindi byo kurenzaho ngo ubwo wabikoze sangahe. Harimo abantu numvise babigira intambara ngo ubwo wabikoranye nande, ngo ese ngo ubikoze kangahe. Ariko Mana Nyagasani, uri muri ankete nk'abisi, ngo mwamaze umwanya ungana iki? Bazimu bashya. Kubera iki ubwenge bubura? Erega ntabwo ziriya si intama zawe, ni intama z'Imana. No si umupasiteri yapfukamye arasenga, asanga umwanzuro Yesu afasha, aramubwira ngo genda ubace, ngo niko itorero rivuga. Ngo ishengero yamagana ubumaraya, kwanga ko aheraho Imana hahinduka inzu y'ibyaha. Ariko hariya Bibiliya iravuga ngo tuza mu rusengero ngo tubabarirwe, tubohoke, dukire indwara zitwa ibyaha. Mu rusengero naho gukirira, saho gupfira. Aba bantu barahakiriye cyangwa barahapfiriye. Ibyaha biri kubora kugira muzabibabarire, mubibitsa ahantu kugira mubyibagirwe, bazaza byaribagiranye. Ese ubwo bazaza mubafitiye urukundo cyangwa bo bazaza babafitiye urukundo? Si ubwo uzongera ubahigaburo ubabwire ngo mwakire umubiri wa Kristo, mwakire n'urwibutso rw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, turabavandimwe koko, turavukana koko, turumwe muri Kristo. Nje numva ko iryo jambo utarivuga, umutima wagucira urubanza. Ubukwe ntibukera, ntibwera, kuko bwahumanye. Ariko kurinda ubuhamya bw'itorero, kurinda imitima ya benshi, uzi yuko ahubwo jewe ubwanjye nge nyoboye ni dekarare unamenye, nagusezeranya. Ariko yenda nyuma nkaza kureba weakness yahabaye, n'abana imyaka yabo na adorisase irabibemerera. N'ubuzima ibyo bakora nabo sibo, ni shetani. Ahubwo basure keshi mu rugo babwire ngo kiriya kintu mwakoze muzi icyo ari cyo. Bo bazagaruka batanga ubuhamya bavuga ngo twarasambanye, ariko ishengero iratubabarira. Ubukwe ntibwapfa, barihangana. Kandi natwe tuzi ko ari bibi, natwe twarabimenye ko ari bibi, ariko twaganiririye ku buriri, tuganira yambaye mini, umuhungu yikomboye, turangije kurya no kunywa, egare turasambana, none nanamuteye inda. Ariko ubu ari umukobwa wa pasiteri wasambanye, jewe umukobwa wanjye yasambanye, afite umuhungu bateretana. Kwera ubukwe nabwica, nje ntabwo nakwica. Umukobwa wanjye yasezerana, namusabira imbabazi nkanamubwira nti noneho ibyaha ufite umutima wo kwihana. Icyo nicyo namubaza. Yego ndawufite. Urumva wihana bivuye mu mutima wawe? Yego. Narangiza ngahamagara abakozi b'Imana, umwe cyangwa babiri canke batatu, agafata amasengesho akaririra ubuto bwe n'ubukumi bwe yangije 3 cyangwa n'iminsi 2, akarizwa nuko Satani yamwibye umugono. Ariko ntabwo nahagarika ubukwe. Niba mu rusengero muhagarika abasambanye, mugashingira isugi n'imanzi, mugasezeranya uje ari isugi, hakiyongeraho imanzi, abo bantu uko ari babiri, ubwo bukwe murakwiye gushyira abaganga, mukabaha ofisi hariya Ntahangwa,
nabwo bakijijwe yenda batajya igiturire cyangwa mukabaza mwemu yera. Ntabwo ari Imana yabibabwiye, ni amakuru mwahawe. Byabaye uruyogoyogo, umukobwa arasara, umuhungu arasara, icyaha kirabajya kugeza bibagezeho ko basambanye. N'ababivuze ni inyaba, ni abagome, ariko ntabwo ari Imana yabiberetse. Rero niba mushaka ko ubukwe buba bwera, ni mupime imanzi, mupime n'isugi, baba ari bo bajya bakora ubukwe mu isi. Nibasanga ari isugi bamusezeranye, nibasanga ari imanzi bamusezeranye. Utari uwo ubwabo ntibakwiye n'ubukwe. Kandi mpamya ko taragikoze bamutera ibuye. Nawe wasanga warashatse, nubwo uri pastor, wasanga waragiye kuzana umugore byaraheze. Nawe wasanga nubwo uri mama pastor byaraheze. Ngo kami ka muntu ni umutima, umutima wawe niba uzi byose. Cyakora ngo iyo bafashe igurukanye umutanyu bavuga ko ariyo yayamaze. Aba nabo ntahangwa yabarenganyije. Ntabwo natinya kubivuga, ni amakosa abapasitoro bakoze. Abana b'ishengero, rega Yesu aravuze ngo mutinye icyica ubugingo. Niba mudafite ubwoba bw'ubugingo bwawe, se nk'uyu mukobwa ahise yiyahura, nk'uyu muhungu ahise yiyahura, mutinye icyica ubugingo. Naho umubiri uzabora, ni ubusa, ni kava ikavaringa ubugingo. Yesu bamunywesheje inzoga, Imana yaramutaramuye. Yesu bamunywesheje vino, Imana yahise imuca. Abagore bafashwe ku ngufu, Yesu yahise abaca. Iyi ndaya bazanye ngo Yesu ayitere amabuye, yiciriye uruhero ngo ntuzongere gukora icyaha ukundi. Ntiturageraho umwanzi atarasa imyambi ngo bari basanzwe babizi ngo n'abakristo basanzwe babizi ko ari icyaha, ariko koko uwo barwana na wabarusha ubwenge, abarusha inkomezi, abarusha byinshi, baguye mu mutego. Ubwo se mubabarire muzababarirwa, mugirire imbabazi namwe muzazigirirwa. Aba bantu mwabagiriye imbabazi cyangwa mubaze nta kintu? Ubuse abana babo nibakura bakumva ngo ishengero yataramuye papa na mama irabaca kubera ko basambanye, umuryango urawuhumanyije, urawangiza. Iyo ni ijambo rikwiye ko turimva. Iyo ni ijambo umushumba amenya agahamba kure. Ni ijambo wihana yihana akabiheba akazibukira. Imana ibwira Pawulo, abwira Timoteyo ngo ubitere umugongo. Icyo tugomba kubitera umugongo. Ariko ntahangwa ahantu hayoboye Rameki akabaganiriza, akabigisha, agasengera abantu. Rameki, numvise Rameki ari guha ubushumba bano ba pastor bamusimbuye, harimo wundi ndamwibagiwe usigaye utwaye Ntahangwa, yitwa nde? Nabonye na Ndikumana ari kujya kwimika muri Gitega. Barabasabye ngo izi ntama mugiye kuyobora muziyobore muzishyitsa kuri Kristo. Bundi ngira ngo icyemezo pastor ajya gufata cyo guhagarika umuntu, ni umuntu ufite umugambi wo kurimbura ubugingo bw'abantu. Ariko umuntu wese ufite inzira z'igisiyoni mu mutima we, akaba afite ishyaka ry'igisiyoni, agakora ibikorwa, wimushyira mu mabanga. Wimenya ngo ni ubukwe bwe, wimugira pastor aracyasambana, wimugira mwarimu aracyanywa inzoga, wimugira umuririmbyi arakiba, ariko muhagarike mw'ibyo bikorwa. Afite ibizira agihanganye nabyo, tumusengere cyane. Ariko gufunga ubukwe ukabwica ukamuhagarika ngo ukijije, ngo abakristo ahugura bangije, itorero ishengero urayitobatobye, ntabwo bibaho. Yenda murantera amabuye pe, koko nzanye ibyo mutamenyereye, koko navuze ngo nimubatera amabuye ngo tufate vuvuzera. Hajya ntabwo mpamya ko ishengero ni umubyeyi, iyisebye nitwe duseba. Buno biri ku rezo sosiyo, mbuga ngurukana bumenyi, ko ni ukuvuga ngo hari uburyo Satani atera
umupira agahita atsinda igitego. N'iki kintu Pentecôte ya Ntahangwa ikoze, je nahamya ko Satani mumuhaye imitima y'abantu nk'igihe cy'ukwezi kose, bafite intege nke, bafite kwiheba, bafite ibikomere, ndetse bamwe bazajya no mu yandi madini kubera ko mubereye imbuto mbi. Basanzwe ari abana mu by'agakiza, mu by'imwemu. Ho nimukwe guhangana n'abantu nkatwe bafunzwe bagakubitwa, ibibazo bikavuka, tugashwana tukongera tukiyunga. Kuko itorero rimeze nk'umugore n'umugabo. Mu gitondo hari ibyo umugore n'umugabo badahuza, ariko ikigoroba bagakomeza ubuzima. N'ishengero nuko bano rero bakiri bato mu by'imwemu, niyo mupfuye akantu nk'ako ubukwe bwibuka hombye amafaranga ye nk'uko murebe ikibazo abarundi bafite. Umuntu arihambiriye, agurishije inka, agurishije igitoki, mubyeyi ari kokoye, bafasha agakeredi, bateguye ubukwe kugira ngo banyure mu nzira za leta zemewe n'iz'Imana zemewe. Pastoro n'abarimu n'abadiyakoni mwanzuye ngo umugore aratwite, ngo kubw'ibyo ngo ubukwe bugomba gupfa, ngo umugabo agahomba n'umugore agahomba. Ntabwo icyo ari icyemezo cyiza. Ntabwo simpamya ko ni Prophète General Marite, simpamya ko Imana iri mu ijuru yadushyigikira mu cyemezo cyo gutaramura. Imana itaramuye mu Rwanda ngira ngo hasigara 1%. Barahari pe bisugi, barahari bimanzi. Mu Burundi barahari bisugi, barahari bimanzi. Ariko itaramuye abasambanye ku Ntahangwa, ku bakirisito baza kuhateranira ku ishengero ya Ntahangwa, ngira ngo hashobora gusigara nk'abantu 100 bera cyangwa se bashoboye kwirinda icy'ubusambanyi gusa. Ariko abatukanye, abasambanye, abibye, abanywa inzoga, abicanyi mu mutima no mu mubiri, abagiye mu bapfumu, abakoresha imiti yo mu bapfumu, Imana ije ikabara buri cyaha. Nta wakinjira mu muryango wa Ntahangwa wahatambuka. Urumva ufite ukuguru kwahatambuka? Urumva wowe ufite ubushobozi bwo kujya kuri alitari ukajya ukanywa umubiri wa Kristo n'amazi ava mu rubavu rwe, cyangwa wamaramara ugakogwa n'isoni? Ikiriho Yesu yaravuze ngo mwaturiranira ibyaha byanyu mubabarirwe. Nuko yarazi ko twe dufite ibyaha kandi dukora ibyaha, kandi turi mu isi y'icyaha, turwana n'isi n'umubiri na Satani. Nta uba mu ntambara ataraswa. Uyu mukobwa ararashwe n'umuhungu araraswa. Uretse ko nanone nkebura abantu, harimo abantu bashuka abandi bakababwira ngo urumva ngo hari igihe ngo wamugeza mu rugo ugasanga babaroze, ngo kumwabira bikakunanira, wigangahura utaragerayo ngo bikorere mu nzira ngo batazabaroga. Izo ni inzira z'abadayimoni, ntaho bihuriye rwose. Uwo muco siwo, icyo kintu ndakibujije, ntabwo ari cyo. Ariko umuntu byabaho bisitaye, abahungu muri iyi zi n'abakobwa muri iyi zi, muco urubanza rutari urwangondagonde gukuri. Harimo abahungu bafite amaraso ashyushye y'ubwa Dorisa, umukobwa akamusura akakwita bakarame, amaso agahwera, bagahoberana, hati singe nzabona itariki igeze, bagasomana, hati singe nzabona umunsi wuzuye, umwe ati shunda ati be, umwe ati karoti, undi ati mbombo. Bikaza kurangira amubwiye ati ni ukuri ndapfuye birarangiye, impa. Igitsina gore n'inzabya zoroshye kurya Bibiliya bavuga. Bikarangira umukobwa byemeye, kandi nawe aba yifitiye ubwo bavuga ati nimbyangasha, umugabo agahita nyanga ndabigenzane ko n'ubundi ari umugabo wanjye, ko mu ikomine twagiyeyo, ko n'ubu ko ari ku wa gatandatu, reka mbyemere. Mugabo akaba nka wa wundi ngo Herode ni wavuze ngo uzabibazwe, ngo bibagwe kuri wowe, ngo ngewe ngo sinabishakaga. Sinzi uru rubanza, ariko imbere y'Imana nk'umuhanuzi, ntabwo Imana wakoze icyaha pe. Hano twumvikane, ntabwo mvuze ko batakoze icyaha, ndemera ko bakoze icyaha, ariko ntabwo icyaha cyabo n'ubundi nta buryo bwo kugikosora bundi uretse kwihana. Nta n'indi nzira bizanyuramo ngo bakibabarirwe uretse kwihana. Tutaretse kwihisi n'agasozi, tutaretse gusohora ishengero hanze, egare kwihana, nta bindi pe, nta bindi. Ahubwo inyigisho nto turimo
kuko n'ubundi iri kosa impamvu Imana iriduharuraho, impamvu Imana iritubaraho twebwe abungeri n'abashumba, dufite inyigisho zitari mu maraso, ni inyigisho ziri ku rurimi, ni inyigisho zitari mu mutima w'abakristo, inyigisho ziri mu mubiri zitari mu mwuka. Dufite uburyo twigisha abantu, uburyo tubabwiriza, uburyo tubarera mu masomo tubaha y'iby'Imana, abantu ntibijye mu magufa no mu mitsi no mu misokoro ngo bagire ubwirinzi, bagire antivirus muri bo yo kugwanya icyaha no kugitsinda, ahubwo tukabaremamo icyizere cy'ibishobisho. Umuntu akaba ari mu rusengero ari shushube, hakaba ari aho ibintu ari ibisanzwe, kwambara ntabyo azi, nk'umukristo ngo yambara imyambaro idateza akaga abagabo, n'abagabo ntibazi kwambara imyambarire idateza akaga abagore. Turi mu rusengero, ntabwo tuzi imvugo zidakomeretsa, ntabwo tuzi gukemura ikibazo tudahubutse, ibintu tubikora wagira ngo nta discipline, nta burere, bambwiye, numvise, narebye. Ibyo bintu ko Yesu yazanye imbabazi akazishyira aha, urirukaswa n'iki? Wafashe ijoro ryose ugatekereza ngo Mana, dufite ubukwe korari 3 zizataha, dufite ubukwe ishengero yose izataha. Ese aba bantu mbataramure? Ugasinzira ugategereza ijwi, ugasinzira ugategereza inzozi. Duhuga umusozi uvuga uti ifite ubukwe, umukobwa n'umuhungu basambanye, ko ari intama zawe jewe ndi umukozi. Ese icyemezo ubafatira ni icyahi? Koko rubundi Imana izabahana, c'est vrai, hano izabahana, nubwo wababarira, nubwo twababarira, ingaruka zabyo ntizibura. Nabo bariyagiza, nabo biragorana, akavuga ikizimi ni ibisekuru mu bana babo. Icyaha ni gatozi, ariko ni gatozi ku Mana, ntabwo ari abantu. Abantu sibo bakurikirana ibisekuru ngo so yarasambanye, ngo ni pasiteri ngo ndabiguhanira, ngo nyoko yarasambanye, ngo yari umunywi w'inzoga, ngo ndabiguhanira. Pasitoro ntashinjwa kugenza ibyaha ngo ashyireho n'ibihano byabyo. Yesu niwe ujejwe ibyo bintu, namwe mugera n'Imana Data. Twe turi abakozi, inshuti yanjye, ntimukipanga akazi k'Imana. Gusa umubabare umuhanye nk'ibyo bihano, ugasanga Imana inamuhaye umugisha, sinamubabarira. Kandi koko niko birangira bigenze. Koko we umutima uri bugwe ruhaba, ariko nanabahumuriza babataramu mbabwire ngo mupfukame musenge mwihane, mwarababaririwe. Nubwo banze kubabara bakabihindura indirimbo, bakabihindura ikivuga teri yo kuvuga ko umukobwa twita umuhungu yarongoye umukobwa bagasambana, ibyo mwihanye neza murababarirwa. Kandi igihe bimvuze si ukuvuga ishengero, si no kuvuga abakozi b'Imana, ahubwo twebwe ko turi public yo kumvwa n'abantu benshi, turi gukumira ibindi biri inyuma. Hari n'abandi bari guteretana, hari n'abandi bari kurambagizanya, hari n'abandi bari gusurana, hari n'ababikoze, hari n'abandi, abo bose barimo, ariko nimukemura ikibazo cy'abantu babiri mutagwishije abantu 100. Pastor uko afite ububasha se yanakimenya ari umwe, abifitiye ubushobozi ari umushumba, icyo cyaha yanakijya ari umwe, we na Yesu n'Imana Data n'Umwuka Wera, bakakimira bigahera. Twebwe ntitunabimenye, inda yagaragaye, bafite inda y'imvuka, nta nda bari bafite igaragara, ntayo. Hano rwose nyitanzeho umucyo, ndakengurutse, uyu mukobwa nta nda afite igaragara, ni ibisanzwe. Ntazi niba yasamye atasamye, ariko ubwo urumva iyo bisohotse bamwe badango yaratwite, abandi ngo yahoraga ajyayo, abandi ngo yarasanzwe arongora, sava, ibyo ni bisanzwe. Ariko ngarutse aho narindi, nta muntu n'umwe mu ishengero ufite ubushobozi, ufite ububasha ku ntama. Twe turi abakozi. Rero pasiteri afite ubushobozi bwo kukubabarira, adahamagaye komite y'ishengero, adahamagaye naka na naka, apfa kuba bimenye we ubwiwe wenyine. Afite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha abishobojwe na Kristo, akabishingura bikibagirana. Ahubwo cyakora mwaba indi igaragara, nabasaba mukabanza mukabyara, muje indi ifite 7, 8, 6. Nababwire ni mubanze mubyare, nyuma yaho tuzasezerane, mwubake urugo rwiza, mukundane, koko simwe mwenyine mucikiye.
hari n'abandi byabayeho, ariko imitima ubugingo bwabo Yesu arabukiza. Bahombye ivara cyangwa agatimba, bahomba iminsi mikuru y'ubumanzi n'ubusugi. Ubundi se tudahendanye, niba ngewe ndi umuhungu nkaba nzi ko ntari imanzi, ubwo bukwe abakerubi n'abaserafi bari bubutahe? Niba umukobwa atari isugi, abakerubi n'abaserafi bari bubutahe? Imana nta bwiza mu bintu bituzuyiza mu byuzuye, ibisigaye ni ibyacu. Rero ngiye ko namaze kuba ntari imanzi n'umukobwa akaba atari isugi, ariko tukaba tugiye gutanguza ubukwe, mwipanika, mwivunika, mwibihindura ibintu bitagatifu. Ntabwo ibyo ari bitagatifu. Uri umugore n'undi ni umugabo. Nubwo abantu batabizi, tuza kwambara agatimba cyangwa ivara, twese tukajya dutereka amaso tureberamo imbere, ariko barabikemuye, barabisoje. Twere kubeshyanya, Mwuka Wera arabizi n'umutima urabizi na shitani irabizi kutari imanzi n'undi atari isugi. Ntibutaha, ntimuririmba mukuzura Umwuka Wera kubera ko nta cyagaragaye, nta n'ikiboneka bitari inyuma. Ntimunwa fanta mukajya bikamanuka, ibiharage bya John ntibimanuka. Ariko narumiwe koko. Rero habaho igihe umuntu yicara akavuga ngo ndi muri situwasiyo nk'umutwe w'ishengero ntahangwa, ngomba gukemura ibibazo ntateje ibibazo, kandi ngomba gukemura ibibazo nk'umushinga ntabikemuye nk'umuntu w'umunyagice. Ibi bintu ni ibintu bisuzuguritse, binagayitse. Pastor uze kunyumva, ibintu wakoze ntabwo bibaho kwera, ntabwo bibaho vrema, ntabwo bibaho. Ni akamaramaza, ni akamaramaza. Gutaramura abantu wabimenye neza mu ba mbere, ukabimenya uzi ko hajya imbere y'ishengero jye nanatwikira Kristo, kavuga intaba abantu ni ukubabeshyera, nta byaha bagiyemo, nasenze, ntabwo ari abasambanyi, si indaya. Ariko twaza kugera mu gikari nkabwira umukobwa, ni wa mukobwa we, nawe wa musore, ibyo mwakoze ntimubizi? Ati turabizi. Biriya nabivuze kwanga ko murumuna wawe nawe azabikora, kwanga ko bakuru bawe haza kwitotomba, ibibazo bikavuka mu ishengero. Kuko hariya hari barumuna babo na bakuru babo, hari ababyeyi babo, ba kaka, ba sekuru, ba nyokuru. Iyo mice yose cyangwa iyo migwi yose mu guproteje imitima yabo, nuko nge ndi bwicare nkavuga ngo ntubahagarariye mwese, ikibazo cy'aba bana kireba nge nabo, n'abakristo banje, n'urugingo rw'ishengero, birareba jewe. Ninge rero wakita kugo rugo nkabasengesha menshi, mugatsinda iyo satani, mugakomeza urugendo, mukazahanwa n'Imana. Dore abantu Pastor akwiye guhagarika biseriye, abantu batondana amarozi, abantu bambaye amarozi mu rusengero, kuko abo baza kurimbura roho n'umubiri, n'abakozi ba shitani. Ariko umuntu bamuhaye inzoga atabizi, yagiye gusura ahantu, nyuma arabimenye ko zari inzoga, arazihanye, bigwishe abasigaye. Umuntu agiye gusura umuntu atagambiriye ubusambanyi, ntabwo umuhungu amuhamagaye ngo uze kuza dusambane n'umukobwa, ntabwo yagiye aricyo kimujyanye, birashitse. Yenda bari bagiye gupanga uko bazagura amasahane, invitation abo bazaziha nabo batazaziha, gusenga kugira ngo abarozi batazabyitambika. Uretse ko birangiye babyitambitse, mwihangana, ariko tubwira abasigaye, uri gushakisha nyine uburyo ubwo bukwe ugomba kuba ubukwe bukiza kandi butabara, bubohora. Birangiye kweri hajemo gusambana cyangwa se kurongorwa no kurongorana. Ntabwo byari ibintu bigwisha nanjye uri mu Rwanda utari ubizi, si byari ibintu byo kugwisha uri muri Canada utari muri gahunda zanyu, ntibyari ibintu byo kugwisha umuntu wibereye muri gahunda ze cyangwa muri diriye ibunaka cyangwa irunaka. Byari ibintu bikwiye kuba bihera kwa pastor,
no mu bakristo biwe babiri. Shitani we mutabivuze ntabyo yavuga, yabivuga ate se? Igice cya kabiri kivuga butumwa ntabwo njya kure y'izi mpanuro narindi gutanga. Yesu Kristo yabwiye abantu ngo intama ivunitse muyitware ku bitugu, icumbagira muyitware ku bitugu. Hari uburyo twebwe abashumba nitunga intoki zose, njyewe ndi umushumba mbigizwe we na Kristo, ariko jye sinaba umushumba kuko ndi umuntu nkawe. Nundi wumva Yesu yamugira umushumba cyangwa yarakugize umushumba wo kuragira imitima no kuragira imibiri cyangwa umubiri. Iyo ufashe inkono ukaragira umutima, burya umutima ni inyama ariko udakotorora, ikotororwa n'ijuru cyangwa ukuzimu. Umubiri ugira irari ry'ibintu byinshi. Yesu araguhamagaye arakuraritse ngo ujye kuragira umutima, uragire n'umubiri. Ku muntu utaremye, ku muntu utareba mu mutima, ku muntu utareba amaraso ye ngo upime umenye densité y'amaraso ye, udapima ngo umenye capacité y'ubwenge bwe, arakubwiye ngo uyoboye abantu. Nawe uhise ufata inkoni ngo ndumva ari ibintu bisanzwe, ngo nzasoma muri Matayo, some muri Mariko, ngo mbabwire ngo haleluya, ngo tuzajya mu ijuru, ngo mumvugire uti Imana. Ariko narumiwe koko, barabashuka muri ibeshya. Intama Yesu abahakuragira n'ukuri, birasaba ubwenge, birasaba ubuhinga, n'ibitabibyo nta muzasanga ari mwebwe ubwanyu mwiyita ko muri abungeri n'izo ntama mutari kandagiyemo. Nyirazo ni uziragiye, mwe muri abakozi bato cyane. Shengeri ifite nyirayo nshuti yanjye. Wifata nobonye hari n'abahanuzi muyoba ngo ngumva uko Imana ivuze, ngo muri korari ndakukumbye, ngo muri korari ndasohoye, ngo ndahanaguye. Toka shitani. Muri korari ngo Imana irahanaguye, harasigara nde? Irakoropye, harasigara nde? Ubwo uwo mwuka uri gusohora cyangwa uri kwinjiza? Uwo ni umwuka wa Satani. Sobanura uvuga uti muri iyi korari harimo abarozi, mbahaye agakiza, cyangwa se ndi Uwiteka muri iyi korari harimo abarozi nirukanye. Utari umurozi yitahira amahoro. Sobanura uvuga uti hano hari abantu babaswe n'ubusambanyi, mbashubije mu bukristo, bategereza agakiza Yesu atanga, koko babaye imbata y'icyaha, bajye muri tegereza yuzabagirira deliverance akabohora amaraso. Ariko nuvuga ngo ndakukumbye, uteje urujijo n'urungabangabo, turamenya se ikukumbye ndishigaje nde? Noneho abashumba bubu nabo aho kugira ngo aragira intama zitarize, aziragire ku mabwiriza ahawe na nyiri intama, aziragire ku mabwiriza ahawe na Kristo, aziragira ku mabwiriza ahawe na leta, aziragira ku mabwiriza ahawe n'amafaranga, aziragira ku mabwiriza ahawe n'ibibazo biri mu rugo rwe, aziragira ku mabwiriza ahawe ngo n'abantu ngo bakomeye ngo bavuga ari kijyana ngo bijunja n'ijambo ngo mwishengera. Ubwo se uraragiye nk'uri mu muhamagaro cyangwa uraragiwe? Hari igihe uba uragiwe, hari n'igihe uba uragiye nawe bakuragiye. Niba uri umwungeri uragiwe na Kristo, uraragira intama ze. Ariko niba uri umwungeri wiragiye cyangwa uragiwe n'abantu, wowe uraragira abantu bajyane, urabaha icyo ufite iki? Ubwo urumva uri igiki wowe? Ntabwo suzuguye abashumba nanjye ndimo. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bifite urutonde. Ntabwo Pawulo yaragiye intama nk'uragiye impene cyangwa intama koko butama, n'abantu. Kandi ubaguhaye n'umutego aguteze, utagira ngo aguhaye intama uzikoresha ibyo ushaka, uzigira uko ugomba, ngo nishaka kuvuma ndavumana. Nka bimwe nabonye bavuga butumwa, akabyuka yumva yavumana, akabyuka yumva yahesha umugisha, akaragira intama yumva yazikubita, akaragira intama yumva yazicyura mu kinogo, akaragira intama yumva yazijyana muri paradizo. Intama nziza zamufashe neza zigiye muri paradizo. Umuntu yarabambwe, amena amaraso, bamucumita icumu,
baramutuka bamutera imisumari, izuba rimurengeraho rimurasiraho, arakubagurwa, baramumenasa, baramwica urw'agashinyaguro, baramuhamba. Aho ari mu bintu by'imipyinato nk'ibyo byawe byo gufata abantu ukabahindura uko ugomba n'uko ushaka, ari mu bintu bya politike nk'ibyo ubamo, ari mu bintu by'amashikanwa nk'ibyo ubamo, kwera urabona nyine muhwanyije ubwenge. Ariko warihenze wowe uragira intama muri iyo systeme. Abantu babatetse mu mavuta, abandi babaca ibihanga, abandi babaca imitwe, abantu babatera amabuye baharanira ubwami bw'Imana. Wowe nurangiza wiyumvire ngo aha rero na jewe ngo nimutitonda murambona ko ndi umushumba. Uri umushumba. Ni titire duhabwa, umushumba ni Yesu. Ko wajyama ntukanguke ubwo uri umushumba nyabaki. Ko bakuroga bukagufatura umushumba nyabaki. Ko gereza ikuboha ikakubika sazari ikakubikura umushumba bwoko ki. Niba Yesu agutije inkoni ngo uyobore imyaka 5 cyangwa amezi 2 cyangwa ukwezi kumwe, koko hari uwo bimika agapfa amezi 3, na perezida nuko ari perezida uyobora imyaka 40, uyobora 5, uyobora 2, uyobora 1, n'ubupasiteri ni nk'uko. Niba Yesu aguhaye inkoni ngo uyobora amezi 5, uhanura, wigisha, ubwiriza, uririmba, sava, wakigengesereye kwaho uhagaze hahoze abandi. Ndi ku nkiko Eliya wagize ngo yari umungere, ubu arahari. Mutamarameke ntiyari umungere, ubu arahari. None se we wishingikirije iki? Mukorera Imana nk'abantu bazapfe ejo. Uyu munsi turi vendredi, ejo ni samedi. Mukorere umwami Uwiteka nk'abantu bazapfa samedi ejo buzira twapfuye. Mugiri igitekerezo nk'icyo. Niho udafata itunga ngo wirundeho, niho udafata byamva henda jyahe ngo wiyegeranyirize ko uniga abantu ruswa zitangwe mu ishengero ngo bazakugire pasteur ugatanga igiturire kwa Jenara Yesu. Rero mpumurije nihanganisha aba bakobwa n'aba basore, ntabwo muzarimbuka, nimwihana muzabona ubugingo. Icyo muhombye ni bimbebi, sonorezi imodoka n'amamoto murazihombye, amahoni cyangwa se nyine izo ndangurura amajwi murahombye, guha abantu fanta n'ibiyeri nabo barahombye. Mpamenya ko batanababajwe nuko yenda umuhungu yarongoye, kuko nubundi yari kuzakurongora. Ntibanababajwe nuko umukobwa arongowe, sava, ubwo nerekeje ku musozo nyine. Nubundi yari kuzaro, ahubwo ni ibirori byapfuye byari bigeze ku musozo, bimaze gupfa, twese tugwa mu kantu. Rero mbwira abantu ngo muyobore intama muyobowe n'umwuka, ntimuyobore intama muyobowe n'umubiri cyangwa siyase cyangwa amafaranga cyangwa kayizari. Muyobore intama muyobowe n'umwuka. Ibindi mu nyungu zanyu no mu buzima bwanyu mujye muri siyase no mu mafaranga n'ibindi sava, turabyemerewe. Ariko iby'ishengero, iby'intama, silivopure, ni icyitonderwa. Nimuyoboreza umwuka mukaganzwa namwe muyera, iyo shengero twese tuzabashimira, tubahe byose kuko muri abungeri beza. Ariko ibi mwarengereye, mwihane, ndetse pasiteri azihana apfukama asaba imbabazi ishengero. So saba imbabazi n'izi ntama uzabasura ubwira uti nimumbabarire, ni ukuri nanjye nafashe icyemezo cyo kubataramura mu buryo budakurikije amategeko ya mwemu. Sava point enter. Rero Imana Data n'Umwami Yesu atubera umuyobozi n'umwigisha, tugwizeho imbabazi twese twakoze ibyaha, nitwashyikira ubwiza bw'Imana. We umvise iri jambo rikaguhumuriza, rikagufasha, ukirizwe kujya mu ijuru, ukirizwe gukiza abandi, utabarwe gutabara abandi, kandi ubumwe muri Kristo Yesu. Ndakengurutse. Imana Data n'Umwami Yesu abaho umugisha mu izina ry'Umunyanazareti. Amen. Mwari kumwe na General Prophete Martin. Ciao ciao, shalom shalom.